ntushobora kwiyumvisha neza iby'uyu mugabo, ariko ubaye uzi neza imbaraga ubu bwoko bukoresha, ndavuga ubu bwoko bw'Abashinwa ahanini bakunze kugaragaza imbaraga nyinshi mu kazi kabo ka buri munsi. Ntekereza ko ibyo ngiye kukubwira utatungurwa nabyo cyangwa se utinde kuba wabyumva. Tubibutsa yuko iyi ari Trading News Intermedia. Ibuka kuba wakora subscribe maze ujye udukurikirana 5 kuri 5. Uwo mwumva ni Peace Eri nk'ibisanzwe. Ushaka wanadukurikirana kuri Instagram dukoresha ariyo Peace_Eri maze ugashyiraho umubare rimwe inyuma. Ndabasuhuje kandi mwese mbahaye n'ikaze. Jackie Chan ni rimwe mu izina rikomeye cyane ahanini ku isi muri sinema, muri filime zizwi nk'iz'ibikorwa action movies. Niba hari umukinnyi wa filime wakinnye zirimo ibikorwa biteye ubwoba cyangwa bishobora guteza abazikina ibyago, Jackie Chan aribanza maze akanikurikira. Ibi bikorwa kandi bisaba gukoresha ibice by'umubiri byagiye binatuma akomereka cyangwa akavunika zimwe mu ngingo z'umubiri azwiho. Ikiyongeraho kandi ngo ni uburyo uyu mugabo w'umulegend muri sinema y'Ubushinwa ahanini uzwiho nk'umusaza mukuru muri iyi sinema y'Ubushinwa, nkabivangamo amagambo n'ibikorwa bisekeje byamugize kimwe mu byamamare bikomeye kurusha ibindi mu bakinnyi ba sinema hano ku isi. Ni mu gihe filime nyinshi z'ibikorwa biteye ubwoba bikorwa hifashishije ikoranabuhanga, kuri Chan siko ngo biri. Ngo hafi ya byose mu bigaragara muri filime nyinshi yiyandikiye ngagakina ndetse akaziyobora, Jackie Chan ngo yabaga yabikoze ku buryo butari amakabya nkuru, ukabone nubwo byamusabaga kuvunika, gukomereka, gushya ngo cyangwa kubisubiramo inshuro nyinshi, rimwe na rimwe zashoboraga kurenga inshuro 100. Muri iyi nkuru yacu rero tukaba tugiye kubagezaho zimwe muri filime zigera kuri 5 zirimo ibikorwa bikomeye Jackie Chan yakinnye, bikaba byaramusigiye imvune zikomeye ku mubiri we, bikamukomeretsa ndetse bikaba byaranashobokaga ko yahasiga ubuzima. Turabasuhuje kandi twongeye kuba twabaha ikaze. Dukomeje kuri filime twashyize ku mwanya wacu wa 5 muri filime zari gutuma Jackie Chan ahatakariza ubuzima, ni filime yiswe Drunken Master. Ngiyi ni filime guhabuze gato ngo abe yavamo n'ijisho. Muri iyi filime yasohotse mu mwaka w'1978, Jackie Chan ngabarirwa n'umusaza w'umuhanga mu mikino njyarugamba Han Jack-Lee, ahanini uzwi ku izina ry'akabyiniriro nka Tandy Leg. Ubwo bakinanaga muri filime Snake in the Eagle Shadow, Jack-Lee gatera umugeri Jackie Chan maze akamukuramo iryinyo. Nyamara ibi ntibyaciye intege gukomeza gukina Jackie Chan. Mu gukina yarahanganye n'uyu mugabo nanone uzwi nka King of the Leg Fighters. Muri uku gukina Jack-Lee ngavuna nanone Jackie Chan igufwa ryo ku gitsi cye. Byabaye amahirwe kuko iyo uyu mugeri uza gufata muri metero nke hasi yaho wafashe, ntibyari koroha kuvuza Jackie Chan ijisho rye kuko ryashoboraga kwangirika burundu. Icyakora aka gace kavugwa ku gikomere cya Jackie Chan watewe n'umugeri wo hejuru y'ijisho ngo nikajya kagaragazwa muri ino filime. Ahagana mu mwaka w'2014 ubwo yabazwaga abarwanyi 5 ba Kung Fu ngabona bakomeye kurusha abandi, adatindiganyije Jackie Chan yavuze yuko Han Jack-Lee ngo ari we wa mbere kuri we.
Dukomereje kuri filime iri ku mwanya wa kane, filime yagaragazaga ko Jackie Chan yari kuhatakariza ubuzima. Ni filime yitwa Arm of God, ariyo Operation Kondo ya kabiri. Iyi filime Jackie Chan igufa ryo mu bitugu rye ryaje kuba ryava mu mwanya waryo. Ku mwanya wa kane, imwe muri filime Jackie Chan yari gutakarizamo ubuzima ni filime yitwa Arm of the God, ariyo Operation Condom ya kabiri. Muri iyi filime Arm of the God Operation Condom igice cya kabiri, Jackie Chan ngaba ashakisha ubutunzi buhishwe ngajya gushakisha mu misozi ibamo indiri z'abanazi, ngo mu gihe aba yirukanka ngagenda yiruka ku rutare ngakanyerera akahagwa, maze igufwa ryo mu bitugu rizwi cyane nka breastbone rikava mu mwanya waryo. Dukomereje kuri filime iri ku mwanya wa gatatu muri zimwe muri filime Jackie Chan yari kuhatakariza ubuzima, ni filime yitwa Crime Story. Ngiyi filime Jackie Chan ngo yavunitse amaguru ngagonzwe n'imodoka. Muri iyi filime yitwa Crime Story yo mu 1993, Jackie Chan ngakinamo yitwa Inspector Eddie Chan, ngakaba agomba kuba yatabara umuherwe ukina muri iyi filime. Nanone muri iyi filime kandi Jackie Chan ngo yirukankana amabandi ahanini yitwaje imbunda, ngo ariko bikanga nayo akamumishaho urufaya rw'amasasu. Gaya mabandi ajya mu modoka maze agashaka kugonga Jackie, ngo mu gihe biba biteganyije ko ngasimbuka agakandagira hejuru y'imodoka ngo ntibimushobokera, ahubwo agongwa n'imwe muri izo modoka maze akavunika amaguru. Nubwo muri izo filime bigaragara ko asimbutse imodoka maze zo zikagongana. Dukomereje ku mwanya wa kabiri, imwe mu mafilime Jackie Chan yari gutakarizamo ubuzima ni filime yitwa Super Cup. Iyi ni filime Jackie Chan yagize ati agongana n'indege. Ubwo yari ari gukina filime yitwa Police Story ya kabiri ariyo Super Cup, Jackie Chan agongwa n'indege y'akajugujugu mu buryo bw'impanuka. Ngo Chan ngaba agomba kugenda afashe ku mugozi uri mu kirere uba ufashe kuri iyo kajugujugu ibiri kugendera mu kirere mu buryo bw'impanuka, bw'icyuma bafashe kiramutenguha akava kuri gare ya moshi aba ari hejuru maze indege ikamugonga. Muri iyi mpanuka Jackie Chan ngahavunikira ngo urubavu ndetse n'igufwa ryo mu rutugu, tutibagiwe ngo n'igufwa ryo kwitama ngo riva mu mwanya waryo. Dukomereje ku mwanya wa mbere, imwe mu mafilime uyu mugabo yari kuza kuba yatakarizamo ubuzima, umugabo ukunzwe cyane muri sinema ahanini mu gihugu akomokamo cy'Ubushinwa, uwo nta wundi akaba ari Jackie Chan. Indi filime twashyize ku mwanya wa mbere ni filime yitwa Project A. Iyi ni filime Jackie Chan ngo abanze umutwe hasi ngo ahanutse ku munara wa metero zigera kuri 18. Muri iyi filime agace kamwe Sergeant uzwi nka Jackie Chan ngagaragara anaganye ku munara w'isaha ureshya na metero zigera kuri 18 kuva hasi kugeza hejuru, ngagaragaza ngakomeje kuwufata ariko nyuma yaho ngo bikanga akikubita hasi, ngibi bigatuma ngavunika urutirigongo.
Iyi ni filime nayo yagaragayemo, aho yagaragaje ko itari yoroshye yari kuza kuba yahatakariza n'ubuzima. Akaba ari filime twabashije kuba twashyira ku mwanya wa mbere, filime yitwa Project A. Ibi nibyo twari twabateguriye nka Trading News Intermedia. Njye ndi Peace Eri nk'ibisanzwe. Ibuka kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wadukurikirana 5 kuri 5, kandi wibuka ko wanadukurikirana kuri Instagram dukoresha ariyo Peace_Eri, maze ugashyiraho umubare rimwe inyuma. Turabashimiye kandi tugira duti amahoro n'imigisha biva ku Mana bikomeze kubana namwe aho muherereye hose.